amazina nitwa Prophete Mhozi Eric. Ndumuvuga butumwa ndi n'umukozi w'Imana. Yego. Ndakijijwe kandi nkunda Imana. Amen. Eric uri umusore, uri umusore. Uri umusore. Yes, ndi umusore. Kwa byibushe utarashaka ubu nushaka bizagenda afite. Imana niyo yabikoze. Yego, ni byiza cyane rero kugira tuze kuganira biri kugenda neza cyane ndetse n'abantu badukurikiye mwese tubabwire ngo muhawe ikaze kuri icyo kiganiro. Byinshi cyane ukunda kugenda wibaza imikorere ndetse na byinshi genda ubona mu bakozi b'Imana. Umunsi tugira umugisha wo kubana na Eric. Na Eric tujye kubana nawe mu kiganiro kitari kirekire cyane bitewe n'umwanya dufite, ariko by'umwihariko tukubwire ngo afite akuzaniye ubutumwa bw'ingirakamaro cyane. Bw'ingirakamaro cyane. Eric twagusaba ukabanza ukadusimbira y'Imana by'umwihariko ndetse ugahesha umugisha n'abantu badukurikiye kugira ngo twese tuze kuganira biri kugenda neza cyane. Yes, tukadusenga Imana. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana igira neza. Nyemerera uganze utegeke imitima yacu iciye bugufi imbere yawe, umwana w'umuntu nk'aba ari we uvuga avugishijwe nawe. Nyemerera uganze utegeke, uganze imitima yacu, uganze intekerezo zacu, ibyo twibwira data mwiza biburizwe mu ahubwo data mwiza icyo wibwira kutugirira aba aricyo kiganza. Nyemerera iki kiganiro aho kizagera hose uzumva ubutumwa wese azahindurwe n'ijambo ryawe, azakira ihumure rivuye kuri wowe, azakire data mwiza ugukora kwawe, azakira imbabazi zawe, azakira urukundo rwawe, azakira ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe, kandi azakira imirimo n'ibitangaza uzakora mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uwiteka aguhe umugisha cyane. Umunsi wenda tutarajya kure cyane, umunsi Eric ni umuntu umeze ute? Eric wavutse ukeshejwe inzira yawe yo kugira ngo uko uyu munsi biragoranye cyane, nkunda kuvuga ibintu biragoranye cyane kugira uzabona umusore ukorera Imana ari umukozi w'Imana. Babigoranye cyane muri uyu munsi. Eric, inzira yawe yo yari imeze gute? Kubera iki uyu munsi tuje kuganira utubwira ku ijambo ry'Imana kandi ufite Bibiliya bitandukanira hehe n'abandi, kuko hari itandukaniro ryawe n'abandi bantu. Eric ari umuntu umeze uyu munsi cyangwa se umunsi umeze? Ntabwo mfite ahashize ho mu byaha cyane cyangwa se ho gushayisha, ahubwo nakuze numva nkunda Imana, nakuze numva nshaka Imana. Byaranamiriye nakijwe ku myaka mitoya yanjye 16 mu gihe ya myaka umusore yagakwiriye kuba yangirika cyangwa se akora iby'amaraso ashyushye. Ngiye nari ndi mu nzu y'Imana. Rero Eric ni umusore ukijijwe, mazemo imyaka itari mike mu busore bwanjye, ndakijijwe ariko kandi ndashima n'Imana ko yandinze muri ubwo busore, sinigeze niyanduza. Rero ndumva ari ubwo buhamya, nago ngiye nakubwira ngo nahabuze aha ngaha. Oya. Uyu munsi uri gukora umurimo mu itorero? Nkorera umurimo w'Imana mu itorero Shiro Prayer Mountain. Shiro Prayer Mountain Nyamirambo. Ndumuvuga butumwa mu itorero. Kandi n'umurimo wagutse ndawukora mu buryo bundi Imana igishima. Yes. Ni byiza cyane. Uyu munsi wenda hari uburyo tubona abantu amatitire bafite mu murimo w'Imana cyangwa se mu kubwiriza ubutumwa, wewe uraba uri ku ruhe rwego? Njyewe ndi umuvuga butumwa, ariko Imana iyo yabishimye igiduha n'ijambo ry'ubuhanuzi. Yes. Ukaba uri prophet. Yego. Yego, ni byiza cyane kandi Uwiteka aguhe umugisha cyane. Amen. Eric, wenda tutarajya kure cyane ndetse no kuri ubwo butumwa bwawe, uyu munsi ubona gute abakozi b'Imana, imyitwarire ndetse n'imico y'abakozi b'Imana hayibera ku social media? Umukozi w'Imana akaza akavuga ibi ngibi, wenda akaza akamuvuguruza, ugasanga ni intambara ziri aho ngaho zitagira iherezo. Ibyo bintu ubona gute nkawe? Ngewe ko mbibona hari biba bidakwiye, kuko gukorera Imana no kuzuzanya, gukorera Imana no gushyigikirana, gukorera Imana ni ukuyikorera mu kuri no mu mwuka. Iyo rero ukunda Imana kandi ukayikorera utaryarya, nekereza yuko twari dukwiriye kuzuzanya kandi tugashyigikirana. Mugenzi wawe yakosa ukareka kuba wamwandirika cyangwa kuba wamutaranga no kumushira hanze, ahubwo ukaba wamwegera. Si ngombwa kuza hano ku mbuga nkoranyambaga ngo uvuge umuntu nkaho iherezo rye rije cyangwa se atagifite igaruriro. Rero mbifata nkaho
hari ukuntu umuntu aba yatanye gusenyana ntago ari byiza ahubwo nk'abana b'Imana dukwiriye gushyigikirana tugakundana tugakorera Imana duhuje mu kuri no mu mwuka iyo ubonye umuntu avuze nk'ikintu wenda tugenda tubibona cyane n'uyu munsi umuntu akavuga ikintu umukozi w'Imana wenda reka tuvuge wenda nka Saga imaze iminsi twabonye Apotre Mutabazi araje avuga ikintu nk'iki ngiki aravuze ati nk'ikintu gigateza impagarara mu bantu abandi bakozi b'Imana bose bakaza bamusenya we ku ruhande rwawe ubona bagakwiye gukora iki bagakwiriye kumusengera ndetse okay si na ngombwa gutinda cyane ku cyundi muntu yavuze ahubwo se wowe wisuzumye wabona uri umwere cyangwa se nuko we bya bitarajya hagaragara ahubwo nekereza yuko niba umuntu yakosheje si ngombwa cyangwa si na byiza kuba waza ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi nekereza yuko izi platforms zagakwiriye kunyuzaho ubutumwa bw'ihumure ubutumwa buhumuriza abantu ubutumwa bwigisha abantu ijambo ry'Imana ubutumwa bubwira abantu ko bahiriwe ubutumwa bubwira abantu kuva mu byaha no kuva mu ngeso mbi ubutumwa bubwira abantu yuko Yesu ari bugufi kandi yifuza ko abantu babaho bakiranutse ntago rero ari igihe cyo gusenyana no kwatakana hagati y'abantu oya iyo ubonye bimeze gutyo kuko ugasanga bakavuga ati kuriya no gusuzuguza abakozi b'Imana ko umuntu avuga ati kuba runaka wenda urugero ntanga urugero wenda kuri Eric kwa kariho turi kumwe nta n'ikibazo nta n'ubwo ari nabyo kuba Eric yaza akavuga ikintu akakivuga mu mbaraga ze nka Eric hari abantu benshi bashobora kukizera nk'ukuri kuba uyu munsi nkanjye Damuru nshobora guza nza nkahita mvuga ati biriya bintu Eric yavuze ni ibinyoma nkanjye Damuru uyu munsi mfatwa nk'iki hari igihe wafatwa nk'umuntu wivanze mu bindi ahubwo se wowe nk'umuntu waje uvuga ubutumwa bwawe waje nawe uvuga icyo Imana yaguhaye si ngombwa ngo uze kuko abantu bafite ubwenge kandi abantu bafite umwuka wo kurondora iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri buri muntu niyo yaba adasenga cyane afite umwuka wo kumenya iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri si ngombwa rero wowe ngo uze ushimangira uvuga uti kana kumushimangira ntago ari byiza kuza hano kuri kamera ukavuga uti ibyo Apotre Mutabazi yavuze cyangwa se undi wese kuki se uri kumutindaho uwo ngo none se niwe waba uvuze ibintu cyangwa se n'ibyo yavuze wenda nikabyumva ariko abantu kuri barakuzi cyangwa se n'ibindi byose ahubwo dukwiriye kuvuga wowe Damuru uje kuri platform cyangwa se ngewe Eric mwiriye kuvuga Yesu nkavuga iby'imirimo y'Imana si ngombwa ngo nze hano nangire nandagaza abantu cyangwa se guharabika abandi bantu oya ntago ari ibyo uravuze ikintu ati ukuri n'ubundi abantu babakuze yes abantu babakuze cyane ese wenda ntabwo nshaka kugira ngo ikintu tuze kugitindaho cyane hari ikintu agiharaye cyane ikintu cyitwa agatwiko mu bakozi b'Imana mu bashumba avuga ati ubwo nawe uraje uburakara na agatwiko kariya na agatwiko urashaka hit aturashaka hit ibintu byo kuvuga ngo agatwiko murimo w'Imana wenda hene bimwe byangiza n'uje kuvuga ukuri n'abantu bakamutekereza ko atubwo nawe uraje ko nagatwiko ibintu byo kuvuga ngo abantu baje gutwika murimo w'Imana nkawe nk'umuhanuzi ubibona gute kuko ari n'abazana ubuhanuzi bw'ibinyoma ubibona gute aya buriya Yesu yaravuze ngo mu minsi ya nyuma hazaduka abibinyoma benshi ariko nekereza yuko umuntu aje gutwika avuga ukura kwa Yesu umuntu aje gutwika avuga ijambo ry'Imana umuntu aje gutwika avuga ibintu byubaka muri societe ntacyo bitwaye kuko nubundi aho abantu bahurira no kuba wakamamaza Yesu yaravuze ngo mugende muvuge mwamamaze na kwamamaza rero mu bundi buryo ni ugutwika ahubwo se utwitse mu biki ni ibiki uje gutwikamo gutwika mu murimo w'Imana urabyemera oya gutwika njye mbifata nko kwamamaza si ugutwika nko kwimenyekanisha ahubwo twika wamamaza Yesu ibyo ntacyo bitwaye kuba wabicyamamare wamamaza Kristo ba Paulo bari ibyamamare ba Kefa bari ibyamamare nta warushaga gutwika Yesu ngo yanyuraga ahantu bakabimenya na Herode yaramutinyaga Yesu yari umutwitsi ibyo ninjye mbivuze yego ni byiza cyane rero umukozi w'Imana Eric tuzagenda tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye ko
ibyo kuvuga byo ni byinshi kandi abantu bakwiriye kumva byinshi bagasobanukirwa baganasobanurirwa kugira ngo bamenye ese igihe tugezemo n'igihe nyabaki n'igihe cyo gukora ibiki. Eric tuzagenda tubana byinshi cyane, ariko uyu munsi by'umwihariko hari ijambo ry'ihumure wazaniye abantu badukurikiye. Ese kubera iki wenda ntarajya kure, kubera iki wavuze ati uyu munsi nubwo ngiye ku nzozi ariko reka nshyira n'abantu ijambo ry'ihumure? Imitima ikeneye guhumurizwa, imitima ikeneye guhembuka, imitima ikeneye kwakira icyo Imana izabakorera uyu mwaka. Erega Imana ntago ishaka yuko wabaho ubuzima butayinejeje. Niyo mpamvu igenda igarura abantu, kandi nawe uri mu nzira Imana ishima igenda iguha ijambo ryo kugukomeza no kugira ngo igutere ingabo mu bitugu kubw'ibyo izagukorera. Ndumva ari icyo ngiki. Reka tuguhe umwanya amagambo yanjye ngewe agarukiye ahangaha, kandi nawe udukurikiye tukubwire ngo komeza ubana natwe kandi ugumye uhabwe umugisha, kandi ndizera ko tuzakomeza kugenda tubana. Eric tuguhaye ikaze ku ubwo butumwa, kandi twizere ko n'abantu bari buze kunyurwa cyane. Amen. Urakoze cyane Damuru. Ijambo ry'Imana mwene data mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, ni igice cya 8 n'umurongo wa 22 niho duhera. Ijambo riratubwiye ngo Yesu aturisha inyanja. Nuko umunsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be, arabwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramuka bwerekeza, ahagaze aho uri kugana, ahagaze aho uri kujya, ntago ari bugusige. Rero nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu aje kugucyahira umuyaga. Uwo muyaga wabonaga umaze igihe, uwo muyaga wabonaga udafitiye igisubizo, icyo kibazo wari umazemo iminsi, wageze mu gihe ubona nta nzira, ubona nta gisubizo, aho uciye hose ibikuta, ubona nta butabazi. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ije kugutabara, Imana ije guhindura byinshi ku buzima bwawe, ariko iragusaba yuko wowe ubuzima bukiranutse. Ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 35 ku murongo waho wa 8 hari ijambo rivuga ngo iyo nzira izitwa iyo kwera, ngo kandi izabiya babandi, ngo abandi imitima nibazayinyuramo, ngo ahubwo abakiranutsi nibo bazabasha kugera muri iyo nzira. Inzira y'ibisubizo, inzira y'ubutabazi, inzira y'ineza y'Imana, inzira yo gukora kw'Imana ifite abayinyuramo, ifite ordre igenderamo. Ntago ari umuntu wese upfuye kuboneka wakira ineza y'Imana. Mwene data, umuntu ashobora kwakira igisubizo ariko utamenya neza yuko ari igisubizo kivuye ku Mana. Icyo Imana rero igushakaho ni ukubaho ubuzima buyinejeje, ni ukubaho ubuzima bukiranutse. We kwita ku magambo yose wumva n'abantu, we kwita ku byo wumva hirya no hino, ahubwo wowe n'Imana mubanye mute? Wowe n'Imana mubanye mute? Ese ubuzima bwawe bunejeje Imana? Ese Imana imanutse aka kanya, Yesu aje aka kanya, yagusanga uhagaze gute mwene data? Mbese imyambaro yawe yimeseye mu bishura by'amaraso ya Yesu kugira ngo kuri urya munsi uzabashe kwegera igiti cy'ubugingo udatinya? Ndagira ngo nkubwire, Imana ikunda umuntu ubaho ubuzima buyinejeje, kandi nta kintu kiza nko gukizwa neza, nta kintu kiza nko gusenga neza, nta kintu kiza nko gukizwa utabivanga, nta kintu kiza nko kubaho Imana iguhamiriza. Imana rero ndakwifuriza yuko iguhamiriza kugira ngo igucyahire uwo muyaga waruhuye nawo, igucyahire ibyo bigeragezo waruhuye nabyo, igucyahire ibyo byose wabonaga nta gisubizo. Mwene data muvandimwe muri Kristo Yesu, mwuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana iragukunda, Imana yifuza kugutabara, Imana yifuza kukugira neza, kandi aho waba uri hose, ibyo waba ukora byose, haranira kubaho unejeje Imana. Imana y'amahoro ikugire neza. Amen. Kubaho unejeje Imana. Wowe udukurikiye wabanye natwe tukubwira ngo be blessed. Muri minsi abantu barananiwe cyane, abantu bararushye Damu, ntabwo bizi wowe. Abantu bararushye, baruhijwe n'ubutumwa butabafasha, ubutumwa butabahumuriza, ubutumwa butabaha icyizere, ubutumwa bw'agakiza bwabaye buke, ahubwo hasigaye hariho ubutumwa bwo guhangana no guharabikana. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari byo abantu bakeneye. Abantu bakeneye bwa butumwa bufasha imitima, buhindura icyerekezo cy'umuntu. Ubwo nibwo butumwa dukeneye. Ubwo butumwa bukeneye. Yes. Ni ubwa mbere mpuye n'abantu badukurikiye, wenda bari buze kumfasha
mbere mwe n'umuntu kuri social media uzaje kubwiriza ubutumwa avuga ati ngiyewe sinje kuvuga umuntu nje kubwira abantu Imana ku ruhande rumwe ngiye byanantunguye cyane kubera iki niki we ku ruhande rwawe kibigutera kuko n'abantu badukurikiye baze kwandika muri comment niba babona nta tandukaniro rihari ariko ndabizi neza ko bari kubyandika kubera iki ku ruhande rwawe wabonye ko ari cyo kintu gikenewe. Erega Eliya amaze kwica abahanuzi ba Bali na Shera yicaye mu giti cy'umurotemu aravuga ati yisabira gupfa aravuga ati ninjye muhanuzi ariko nubwo yabonaga abandi bose baravangiwe Imana yaramubwiye ati haracyari 7,000. Erega nubwo ubona ubutumwa bw'ibyo ngibyo byose ari byo bweze ntabwo bivuze yuko abo ubutumwa bwiza bw'ukuri badahari. Imana irakibikiye abakozi bayo, Imana irakibikiye abakozi ku murimo batiyanduje batagiye muri biriya byose. Ndifuza yuko uyu muntu yabamo, ndifuza yuko nanjye nabamo, ndifuza ko nawe wabamo. Imana ikakureba ikakwishimira, ikakureba ikaguhamiriza. Nicyo dukeneye, nicyo gikenewe uyu munsi. Ntago ari ibindi ku ruhande rimwe wenda ntago nshaka kugira ngo tuze gutinda ndetse tuzagenda turushaho kuganira byinshi cyane uko Uwiteka azagende adushoboza aduhe amagara mazima. Ndabizi neza ko nitugoma mu mwuka w'abazima Eric tuzongera tubashe guhura ndetse tumugarure tubashe kuganira na byinshi cyane abashe no kudusesengura ndetse aduhe n'ubutumwa burambuye. Reka tugushimire cyane by'umwihariko kandi dushimire n'abantu bose bafashe umwanya bakabana natwe kuri iki kiganiro. Twabwire ngo muri abagaciro cyane kuba mudukurikira kandi niba udukurikiye muri aka kanya utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Eric wenda hari ibibazo byinshi nakabaye nakubajije ntabashije kugeraho bitewe n'umwanya ndetse hari na byinshi abantu badukurikiye cyangwa se n'udukurikiye abasha kugira icyo akubaza kuganira nawe gusengana by'umwihariko ushobora kuba kumuha nimero ya telefone ukamwavugana. Yego. Amen. Nimero yanjye ni 0782 84 4792 0782 84 Uwiteka guhumugisha cyane. Ntabwo twasoza udadushyize imbere y'Imana usengere by'umwihariko n'abantu bakurikiye iri jambo ndetse n'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye nkuko hazo tubivuga ngo abantu barananiwe, abantu bafite ibibazo byinshi cyane kugira ngo Uwiteka akomeze kubagira neza mu buryo butandukanye. Amen. Uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza, uri Imana y'ubushobozi, Imana y'ubutwari, Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo. Nyemerera uganze utegeka ubuzima bwacu kandi data mwiza tubeho tukunejeje, tubeho duhindutse, tubeho data mwiza dufite imitima mishya, imitima itishama, imitima data mwiza unezererwa. Tubeho data mwiza turi mu bikari byawe. Nyemerera uyu muntu uteze amatwi, nyemerera uyu muntu utugize amahirwe yuko akurikira ubutumwa bwawe, nyemerera ahindurwe nawe, nyemerera ahemburwe nawe, nyemerera ibyo akwifuza ahubwo bitagutandukanye nawe umusubiriza ubuntu nk'Imana yubahisha. Nyemerera data mwiza ugere mu byifuzo, ugere mu byo dukeneye nk'abana b'abantu, ibyo isi idusaba data mwiza udufashe kandi utubere igisubizo, utubere inyishyu, utubere ubutabazi mu izina ryawe Yesu. Amen.